Muri ubu buzima nibyo koko twese turimo guhiga amafaranga ndetse n'imibereho kugira ngo tubeho, ariko mureke twe gufata amafaranga ngo tuyarutishe imiryango yacu mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ntabwo ari ngombwa ko wakura buri kimwe ndetse ngo ube watambana buri muntu uwo ari we wese kugira ngo ubone amafaranga. Dutangiye umukobwa ahangaha ari kwishansiye ndetse arimo gukora ikiyede, arananiwe cyane. Uyu mukobwa uri ahangaha yaraje rero afata amazi yo kunywa nk'uko urimo kubibona. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, nkwibutse gukanda subscribe, like, share ndetse niba uza gukunda iyi video ntuze kugenda udakanza agatima muri comment kugira ngo tuzabane mu gihe kizakurikiraho. Ubwo uyu mukobwa yaje kwicara rero anywa amazi nk'ibisanzwe. Bamwita Tatiana, mwese muramuzi. Barakwereka uko uyu mukobwa yarimo kunywa amazi, yatangiye kumva ijwi ririmo kuvuga ati amazi, ndashaka amazi yo kunywa, ndashaka amazi yo kunywa ndetse nkeneye ubufasha. Uyu mukobwa Tatiana yatangiye kujya gushaka ahantu uwo muntu urimo kuvugira amazi arimo kuvugira. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yatangiye kugenda areba ndetse aha hantu akurikira ijwi ririmo kuvuga ngo amazi. Kumbe ni umusaza wari wicaye ahangaha afite ibifaranga byinshi cyane, ndetse uyu musaza wagira yari yakubiswe cyane nk'uko urimo kubibona. Muzehe yakomeje kuvuga ngo amazi. Umukobwa amwitegereje abona uyu musaza ateye impuhwe n'agahinda. Ubwo uyu musaza ageze gutya abona uyu mukobwa arayafite. Uyu mukobwa niko guhita amubwira ati akira ngo usomye muzehe. Nyakubahwa wabaye iki? Ndagira ngo ukurikire. Ubwo uyu mukobwa niko kumuhereza amazi arayasoma nk'uko urimo kubibona. Muzehe nta nubwo yarashoboye no kunywa amazi. Wakibaza ngo ni iyihe mpamvu yatumye agira ahangaha ndetse ni iyihe mpamvu yatumye yisanga muri situation. Ndagira ngo tubane mpaka iyi filime irangiye. Muzehe nta gatege na kato afite nk'uko urimo kubibona. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Barakwereka muzehe niko kuvuga ati mwana wanjye komeza umpe ku mazi yo kunywa. Uyu mukobwa agize gutya yitegereje imbere, hari ikintu yabonye briefcase irimo amafaranga menshi cyane. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ese wowe uramutse uyabonye wakora iki? Niko guhita avuga ati oh my god, buriya buri muntu wese yabonye amafaranga araseka, ndetse niyo wabona amafaranga atari ayawe ibyishimo ntabwo byabura. Umukobwa aranga arawe yatangiye kumva ari kwakura ngo Tatiana, ndagira ngo ukurikire filime witonze kandi ibintu bitangiye kwivanga. Yumvise umuntu umuhamagara ngo Tatiana, nta kindi kintu yahise akora, yahise aza gufata iyi briefcase, arangije arayifunga niko kwishyira ku ruhande. Arangije abwira uyu mugabo ati rero akira aya mazi, ubu ntegereje gato, ntabwo ndi butinde, reka mvugane n'uyu muntu urimo kumpamagara. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yaramubwiye ati akira amazi muzehe, akira nyakubahwa. Nta nubwo yarimo kwita muzehe, yarimo kumwita ni nyakubahwa. Reka nkubwire yuko kugirira umuntu neza aba ari ukwiteganyiriza mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Uyu mukobwa Tatiana yararangije abona umuzehe ntabwo arimo kwakira amazi. Uyu mukobwa niko kuyashyira imbere ye aramubwira ati akira, igihe nikigera uraza kuyafata. Gusa abari ahangaha Lisa ndetse n'uyu mukobwa Andre barimo ahangaha nibo barimo guhamagara uyu mukobwa Tatiana. Ndagira ngo ukurikire. Ubwo barakwereka ntibwatinze Tatiana yavuye yatyo. Barakwereka uyu mukobwa yaje asa nabi imbere y'abakobwa basa neza gutya. Ese ndakeka urimo kubibona. Ubwo uyu nguyu yaje afite ubwoba, niko kuvuga ati murumuna wanjye cyangwa se kimwe sister wanjye muto, urimo urashaka iki? Ndagira ngo ukurikire. Ubwo uyu mukobwa niko kumubwira ati nkeneye amafaranga yanjye, urumva neza? Ati ntabwo wakabaye utarayampa. Uyu niko kuvuga ati ariko ndimo kugerageza kuyashaka ngo nyabone maze nyaguhe mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ndimo kugerageza kuyashaka. Kirarangije atangira gutekereza kuri ya briefcase yabonye. Ese wowe watekereza ngo iki? Ndagira ngo ukurikire. Ese uyu mukobwa araza kuyorohera? Yatangiye gutekereza kuri ya mafaranga ay'umukire yabonye, abitekerezaho niko kuvuga ati okay, nje nta mafaranga ndabona, ariko nyine mpa igihe gito pe
ndaza kuguha amafaranga yawe, ndaza kuyagushakira, sibyo? Nawe urabizi neza yuko ibintu by'akazi ni danje, kandi ntabwo nahita nyabona nyine ngo nyaguhe, ariko basha kuntegereza nibura wenda igihe gito, maze mbashe kuba naguha amafaranga yawe, mbashe kuyashaka nitonze. Ndagira ngo tubane. Aba bakobwa uko ari babiri ngo baravukana. Niko kuvuga ati mushiki wanjye muto, ntabwo wakawe urimo kunyishuza gutyo. Uyu mukobwa niko kumubwira ati bundi njyewe nabonye akazi kandi mbona amafaranga atubutse. Ese wowe nukubera iki urimo kumbwira ngo nta mafaranga wabonye? Kandi njye nabonye akazi nkabona amafaranga atubutse kandi menshi, akazi keza gute kandi koroshye. Ati harya wowe wahisemo gukora ibintu bivunye kugira ngo ubone amafaranga? Yarangije yitegereza mugenzi we bari kumwe. Ntabwo nzi ngo ni ikihe kintu baziranyeho, ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa niko kumubwira ati ngo haye igihe gito kugira ngo uze kuba wambonera amafaranga yanjye. Nako ntabwo byari ngombwa yuko ngo icyo gihe ubundi nakagombye kuva ahangaha nyatwaye, nakagombye kugenda rwose umpaye amafaranga yanjye. Urumva neza? Ati se ubundi kuki mukora ibintu nk'injiji? Ati ubu wabuze ikintu wakora ngo ubone amafaranga? Gusa ndagira ngo mbabwire ngo buriya niba ushaka gukira binyuze mu nzira zoroshye, ubwo bukire buzagendana n'urupfu, ndetse ubwo bukire ntabwo buzazana n'ibyiza. Ahubwo icyaze korera amafaranga, maze aze wayavunikiye nibwo uzamenya agaciro k'amafaranga, ndetse nibwo aya mafaranga atazabamo ingaruka. Reka mwibutse gukanda subscribe, ndetse uramutse ukeneye kwamamaza kuri izi video zacu watwandikira kuri iyo nimero ubona imbere yawe ya WhatsApp, cyangwa se mu kimwe ukaza kuduhamagara. Barakwereka uyu nguyu yaramubwiye ati rero Lisa murumuna wanjye, sita wanjye muto, ati mpereza ibyumweru 2 ndaza kuba nabonye amafaranga yawe maze nze kuyakohereza. Nibura wenda mpa ibyumweru 2 byo kuyashaka, ndakwinginze. Ubwo uyu mukobwa niko kumubwira ati okay, ibyumweru 2 nashobora kubyihanganira, urumva neza, ariko byashira nkamenya ngo amafaranga yanjye ndayabonye nta n'ikindi kintu tuvuganye. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ati ibyumweru 2 byashira nkamenya ngo amafaranga yanjye ndayabonye, ndetse nkamenya ngo amafaranga yanjye rwose nta n'ikindi kintu uri buze kuba wakongeraho. Ngiye kugenda ntegereze nihanganye, ariko igihe nikigera ninzagaruke kukwishakira ngo mbura amafaranga. Ndagira ngo ukurikire filime witonze maze urebe ukuntu abakobwa imiryango yahindutse, abantu bahindutse, abakobwa babiri baravukana, ariko wumve uburyo murumuna we arimo kumwishyuza amafaranga, ndetse aho bigeze umuntu asigaye ashaka kurigasura umubyeyi wamubyaye kugira ngo aze kwegukana imitungo yiwe. Ibi nabyo turaza kubirebera ahangaha. Ubwo uyu nguyu niko kuvuga ati ndagusezeranya yuko nuzagaruka mu byumweru 2 amafaranga yawe nzaba nayaguhaye. Ubwo uyu mukobwa Lisa niko kumubwira ati okay, nabyihanganiye kandi nabyemeye, ariko ni ingaruka ninze kuba nabona amafaranga yanjye, njye nawe tuzigira babiri mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi, nzagusohora mu nzu nabi. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ya wagwana. Ubwo ngubwo uyu nguyu biragaragara nkaho ari umuntu usigaye wibera mu mujyi, ndetse aba ari kumwe n'undi mushuti we cyangwa se mu kimwe n'abandi bagenzi be, ariko nabo baragaragara nkaho aba bakobwa ari karashika. Niko kumubwira ubundi nukubera iki uba wisuzuguje, ukora akazi gaciriritse, mbese mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi ukora ibintu bitari byo kuguhesha icyubahiro. Atangira kumuserereza. Ndagira ngo tubane. Amubwira ati iyo ushaka ikindi kintu kitari ibi ngibi ukora, ubu utarabonye amafaranga, nyagasani. Ndagira ngo ukurikire, gusa nuza kumenya akazi uyu mukobwa akora nawe ubwawe biraza kugutungura. Yasize amusomeye arangije aravuga ati nzagaruke mbona amafaranga yanjye. Ndagira ngo ukurikire. Yararangije aragenda Lisa ndetse na Andre. Tatiana bamusiga ahangaha. Wibuke Tatiana ari kumwe n'umukire ufite ibifaranga byinshi cyane, ariko ufite ikibazo cy'uburwayi. Ntabwo tuzi niba ashoboye no kuba yakihagurutsa mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Gusa amazi yashakaga Tatiana yayamuhaye. Tatiana yararangije aza kumureba ahantu yari yicaye, asanga umugabo yabunaze. Niko kuvuga ati nyakubahwa, bimeze bite?
ndagira ngo ukurikire. Uyu mugabo nta nubwo yarimo kunyiganyiga na gato, mana yanjye. Ubwo uyu mukobwa yararangije arebye asanga we yasize icupa ry'amazi, uko yarisize rimeze niko rikimeze. Niko kuvuga ati nyakubahwa, iki kigabo ni kinini, sinzi niba wagiterura ngo ugishobore, ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa yatangiye gutekereza ikintu yakora mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Niko kumubwira ati nyakubahwa, ese tubikore dute? Ndagira ngo ukurikire. Ubwo uyu mukobwa niko kumubwira ati okay, reka ndebe ukuntu nabigenza maze uyu mugabo mujyane ngende njye kumwitaho. Yarirangije araza, hari agahe n'ubundi yakoreshaga arimo gutunda amatafari. Sasa niko kuza kugafata akantu kagiye kwitwara nk'akagorofani, yagakoreshaga arimo gutunda amatafari. Ese uyu mukobwa koko araza kubibasha? Barakwereka yararangije aza guterura uyu musaza, ntabwo tubizi uko byagenze. Reka batwereke mu minota mikeya sasa uko ibintu byose byahise byifata. Barakwereka tugarutse aha mu rugo kwa Tatiana. Kumbe Tatiana yatangiye kwita kuri uyu musaza. Ubundi kugira umutima mwiza nabyo hari igihe bifasha mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi, kuko ntabwo bibura abo bigirira akamaro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nugira umutima mwiza wowe ubwawe, ntabwo ari wowe wenyine bizagirira akamaro. Uyu mukobwa yararangije aragenda hamura ibyakatsi. Niba guhamura muzi byari byo muraza kumbwira muri komenti. Ubwo uyu mukobwa muzehe yarakangutse disi. Umukobwa niko kumubwira ati ntugire ikibazo, uri kumwe nanjye. Ati njye banyita Tatiana. Ati se wowe amazina yawe bakwita nde? Uyu musaza niko kuvuga ati banyita Victory. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu musaza niko kuvuga ati ni gute nisanze ahangaha ko nta kintu na kimwe nibuka. Uyu mukobwa niko kurangiza aramubwira ati okay, nagusanze wakoze accident. Ati gusa niba urimo kwibuka umuntu umwe muri famiye yawe, cyangwa se mu kimwe niba wakibuka umuntu umwe muri famiye yawe, akira telefone yawe tumuhamagare maze aza kwiteho, cyangwa se mu kimwe akujyane kwa muganga. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Reka tumuhamagare maze aza kwiteho mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ubwo uyu musazi yaratekereje, atekereza neza ngo arebe niba hari umuntu yakibuka. Muzehe, ndagira ngo ukurikire filime witonze. Bamuhereje telefone, gusa umuntu wenyine yibutse umusore wamuhaye amafaranga kare, amubwira ati akira amafaranga yose ahangaha aruzuye, kandi gahunda zawe zigiye kugenda neza mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Urumva neza? Umusore arangije amuhereza amafaranga, ayahereza umusaza. Umusaza niyo ya briefcase twatangiye afite, ahubwo wakibaza ngo yageze muri biriya biganza gute? Yisanze muri la situation bigenze bite? Ese uyu musaza ni impanuka yakoze cyangwa yagambaniwe? Ese niba yagambaniweho, yagambaniwe nande? Ni ikibazo cya buri muntu wese yakibaza. Ubwo barakwereka uyu musaza yararangije niko kubwira Tatiana ati rero, ati rwose ntakubeshe, umuntu umwe wenyine witwa Nelson ndetse mfata nk'umuhungu wanjye, uwo muntu niwe wenyine ndimo kwibuka. Gusa ntabwo nakibuka neza ngo nze kuba namuhamagara, ntabwo nakibuka nambaye ngo nze kuba namuhamagara. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa Tatiana yashatse ikintu yakora ndetse ashaka n'ikintu yareka, arakibura, ahubwo ahitamo byose kubireka. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa niko kuvuga ati okay, haracyari kare. Ati mu minsi ingahe cyangwa mu minsi mike uraza kuba wibutse umwe mu bafamiliye bawe. Ati rwose byose biraza kugenda sawa mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Reka nkwibutse gukanda subscribe, reka nkwibutse gukora like, reka nkwibutse gukora share, ndetse reka nkwibutse niba iyi nkuru wayikunze ntuze kugenda udasiga agatima muri komenti. Barakwereka uyu mukobwa niko kuvuga ati okay, kandi ntugire ikibazo, byose biraza kugenda neza. Ati se ahubwo ko nabonye ufite briefcase irimo amafaranga menshi, ati nta kuntu umuntu yakifata agahamagara muganga akaza kukwitaho? Ndagira ngo ukurikire. Ati rwose njye ndumva aricyo gitekerezo ngize. Ati wowe urimo kubyumva ute? Uyu musaza niko kumubwira ati oya, ntabwo wahamagara muganga. Ati uko byagenda kose ndaza kumera sawa,
biraza kugenda neza. Ati ntabwo nshaka kugira ngo uze kuba wahamagara muganga rwose, ntabwo nshaka kugira ngo uze kuba wanteza muganga. Uyu musaza birasa nkaho azi impamvu yatumye ibiba byose byamubayeho, ndetse iyo umuntu azi ahantu ikibazo cye cyose kiri nta n'impamvu yo kwirirwa akenera muganga kuko niwe uzi uko ari kwiyumva. Muzehe rero yaramuhakaniye aramubwira ati oya, ntabwo ari ngombwa ngo uze kuba wahamagara muganga kuko njye meze neza. Ati ayo mafaranga urimo kuvuga yareke, urumva neza, ntugire ayo ukuraho. Ati rwose ntabwo ari ngombwa ngo uze kuba wabikora. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Reka nkwibutse gukanda subscribe, reka nkwibutse gukanda like, reka nkwibutse gukora share, ndetse niba iyi video wayikunze ntuze kugenda udasize agatima muri comment, kandi nibiba ngombwa uze kutubwira ko igice cya kabiri turi buze kugishiraho cyangwa nabyo tubireke. Ubwo uyu musaza yaramubwiye ati kubireka nibyo byaba byiza kurusha. Uyu mukobwa niko kuvuga ati okay, reka nubahirize ibyifuzo byawe, gusa njye numvaga twahamagara muganga akaza akakwitaho ibintu byose bikagenda neza, ariko ubwo utabishaka nta bidanje nta ribi. Dutangira iyi filime nakubwiye ngo gira neza wigendere, uzayisanga iyo ugiye. Ariko nanone nkongera nkabwira abagome nti nubwo wenda dukeneye amafaranga, ariko ntabwo dukeneye gutamba mu bitambo dukeneye gutamba, ntabwo harimo abo muri famiye cyangwa se mu kimwe buri muntu uwo ari we wese kugira ngo tuze kuba twabona amafaranga, kuko ntabwo bizakugwa neza. Ubwo uyu musaza niko kubwira uyu mukobwa ati okay, reka nizere ko wabyumvise, ibyo kuba wafata amafaranga ugahamagara muganga byihorere, ibintu byose bimeze sawa. Umukobwa yatangiye kumuganiriza amubwira utuntu n'utundi kugira ngo uyu musaza amererwe neza. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Gusa uyu mukobwa Tatiana yabikoze uko uyu musaza abishaka. Uyu mukobwa yaramubwiye ati okay, kanze ntegereza gato ndaje. Ndagira ngo ukurikire. Tatiana akimara kugenda, muzehe yararangije afata telefone nkuko urimo kubibona. Muzehe yatubwiye ngo nta muntu yibuka. Muzehe yakuyeho telefone, ndetse akuyeho telefone arimo gucunga uyu mukobwa Tatiana. Yaje yibeka ku ruhande gutyo atangira kureba muri fone. Wibuke yatubwiye ngo nta muntu n'umwe arimo kwibuka, ndetse nta n'ikintu na kimwe arimo kwibuka. Kumbi muzehe yaramaze agahedisi, yaramaze agahidori, batangiye kumanika ibipapuro barimo gushakisha. Victoria yarabuze, ndakeka urimo kubibona ku bipapuro barimo kubaramushakisha, ntabwo byoroshe nkuko urimo kubibona. Ndetse Nelson ariwe muzehe yavuze ngo yizera, ndetse akaba ariwe muntu yahamagara wenyine cyangwa se mu kimwe yibuka. Disi uyu musore telefone yiwe yarasonye nkuko urimo kubibona. Arangije aza gushira ku gutwi agira ngo yitabe. Ubwo uyu musore niko kuvuga ati Victoria, twari twarakubuze maze igihe kirekire narakubuze, ese ngusange he, ese ngushakire hehe, ngo nkeneye kuba nakubona. Ati nukuri ntabwo ari wowe ndi kwizera yuko ndimo kumva ijwi ryawe. Muzehe yatangiye kumubwira uburyo yahuye n'impanuka, amubwira ati ndahantu hameze nabi, ati ndarwaye. Urumva neza uyu musore niko kitavuga ati ngiye guhamagara polisi. Atese mpamagare polisi? Ubwo musaza niko kuvuga ati oya, wihamagara polisi nta bidanje. Ubwo uyu musore yararangije arishima cyane bitewe nuko yongeye kumva ijwi ry'uyu musaza Victoria. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu musore muzehe yararangije akomeza kumubwira ati ahantu ndi ndatekanye, ahantu ndi meze neza, ndetse ndi mu maboko y'umuntu wizewe rwose. Uyu musore niko kuvuga ati umva rero, ndangira ahantu uri maze mbashe kuba nahagusanga, sibyo? Ndakwinginze ndangira ahantu uri, mpa location, nyoherereza location y'ahantu uri nze kuba nagusangayo. Uyu musaza niko kuvuga ati ntabwo byoroshe, ati ibyo bintu urimo kumbwira birankomereye cyane, ndagira ngo ukurikire filime witonze, ndagira ngo tubane. Ubwo uyu musore yakomeje kumvira muzehe, gusa we nyine uyu musore ku byifuzo byiwe yumvaga yahamagara polisi kugira ngo baze kuhagera, ndetse bagerera igihe kandi bakore n'iperereza bamenye ngo ese wagwani uyu musaza ubundi yaburiwe irengero bigenze bite.
ndagira ngo nukurikira iyi filime neza witonze, uraza kumenya ukuri kwishi ndetse uraza kumenya byinshi byerekeranye n'ubuzima bwawe. Barakwereka uyu musore yaravuze ati umva Victoire, ati njye nakabaye nagenda nyakubahwa, nakabaye nagenda ngahamagara polisi ndetse narangiza kuko hari byinshi unyeneye kuba namenya. Uyu musaza yahise akupa telefone vuba vuba akimara kumva yuko Tatiana arimo kugaruka. Ubwo uyu musore uranga yakomeje kuvuga ati oya Victoire, oya ntabwo wagenda, ntabwo wakupa utambwiye ahantu uri. Umuzehe yaramubwiye ati umva buretse gato, buretse ahita akupa. Nta n'ikintu na kimwe aramubwira ndetse nta n'ahantu aramurangira. Uyu musore wari wishimye yuko avuganye n'umusaza, ariko nyine nawe urabyumva ibintu bibaye ibindi. Yategereje ikintu cyo gukora, niko kuvuga ati okay, reka nkoreshe GPS kugira ngo mbashe kuba namenya ahantu aherereye. Ati byonyine biraza kumfasha. Ndagira ngo ukurikire. Uyu musore yabitekerejeho ndetse abona ahantu GPS irimo kugenda imwerekeza, abona ahantu uyu musaza aherereye ni ahantu mu giturage ukuntu. Gusa ndagira ngo ukurikire maze witonze tubane. Uyu musore niko kuvuga ati ese mana yanjye ahantu yahageze gute? Ati nubwo ntari kugenda mbikurura neza ariko ndimo kubona ahariho wagwana, ndagira ngo tubane. Ubwo uyu musore yararangije aravuga ati ndaza kugenda bimenya gake, ndaza kugenda amenya ibyo ari byo. Ya wagwana, barakwereka umusore yarakomeje agenda akurura ndetse azuminga kugira ngo arebe ahantu umusaza ari. Uyu musore yatunguwe no kubona umusaza ari mu cyaro cya kure cyane. Gusa nta kindi kintu yahise akora, yahise agenda ajya kumureba, yahise agenda yirukanka. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu musore wibuka muzehe yatubwiye ngo niwe muntu wenyine yizera ndetse niwe muntu wenyine yumva akaba yakumva ibyo cyangwa se mu kimwe akaba yakizera ibyiwe. Disi barakwereka Tatiana yararangije aragenda azenera uyu musaza ibyo kurya. Uyu musaza Tatiana aramubwira ati nga akira ibyo kurya. Umusaza niko kuvuga ati urakoze cyane mbega. Disi uyu mukobwa niko kumubwira ati rero ngiye mu kazi, ngiye gushaka amafaranga. Ati uze kuba untegereje kandi wumva umeze neza kandi utuje. Rero njye ndaza kuba rwose ndaza kugaruka mu gihe cya nyacyo. Umukobwa ahita afata na telefone arayijyana ajya kuyibikira umusaza. Ubwo muzehe uri aha ngaha yakomeje kuvanga utuntu two kurya nyine. Barakwereka Nelson nawe yaraje rwose aza kurikiye GPS. Gusa GPS ahantu irimo kumuganisha nta muntu arimo kuhabona. Ndagira ngo ukurikire. Uyu musore Nelson yakomeje kugenda yegera imbere gake. Ndagira ngo ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Nyamara filime iraza kugeraho yaryoha birenze wowe uko uri kubitekereza. Nelson yagize gutya ahagarara aha ngaha, niho hantu GPS irimo kumwerekeza. Gusa ni muri cya cyaro twabonye, ndakeka urimo urabibona neza cyane. Gusa barakwereka uyu musore ahantu ari ndetse niho Tatiana nawe waba yibereye, ni kuri rwa rugo Tatiana atuyemo. Uyu musore yaramubonye aravuga ati umva reka mbe mwitsimbye uriya mugore ashobora kuba ndusha amakuru. Yararangije Tatiana ahageze uyu musore niko kumufata ati umva muko, ati ese wambwira nagira akantu nkubaza. Ati uyu muntu turimo kurebana aha ngaha waba umuzi? Uyu mukobwa Tatiana yari yitegereje neza, arebye abona ni wa musaza bahoranye ndetse ni wa musaza yatabaye nk'uko urimo kubibona. Yabitekerejeho uyu musore niko kumaza ati se ikintu biziho. Ndagira ngo ukurikire. Mukobwa niko kuvuga ati uyu musaza, ati si uyu musaza kuri kumushaka cyane. Ati nukubera iki? Ati njyewe rero uyu musaza ndabona. Ati sha nakubeshe nkubwije ukuri uyu musaza, ati ntabwo nzi ikintu urimo kumushakira ariko ntabwo muzi, ahubwo ndekana nigendere. Arangije aramureka aragenda. Ubwo uyu musore niko kuvuga ati ko byagenda kose birasa nkaho uyu mugore hari ikintu ari kunkinga ndetse birasa nkaho hari n'ikintu azi. Ati gusa GPS irimo kunyereka yuko muzehe akiri aha ngaha.
irimo kunyereka Victoria yuko ari ahangaha muri zino nce. Ati se koko ndaza kumubona? Ese uyu musore nabona uyu musaza? Wakibaza ngo biraza kugenda bite? Reka ngusabe gukomeza gukurikira filime witonze, ntabwo irarangira kandi ntabwo ari iminota myinshi cyane, ni iminota mike. Barakwereka umusore yararangije akomeza kugenda akurikira neza uko ibintu birimo kugenda, uko GPS irimo kugenda imwereka, nawe niko arimo kugenda akurikiza. Ndagira ngo ukurikire. Yararangije aragenda akomeza kwegera imbere gake gake, ndagira ngo tubane. Uko arimo kugenda yegera imbere, arimo kugenda yinjira mu kizu gishaje. Igeze ahangaha niko kuvuga ati nahangaha tuko byagenda kose. Muze yarimo kuri udukaroni, nta n'ikindi kintu yari yitayeho, ndetse ntabwo yari yizeye yuko ari umuntu waza kumutabara. Gusa aho uyu musaza ari ndetse wa musore nawe niwe yahingutse. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Muze yatangiye kurya, yumva hari umuntu urimo gukomanga. Ndagira ngo tubane. Yatangiye kurya yumva hari umuntu urimo gukomanga, arangije afata ibiryo abirambika ku ruhande. Nsuje abantu mwese turimo kurebana iyi filime mushonje mutariye. Muzehe yaje kuba yarambika ibiryo, arangije aza kureba urimo gukomanga, asanga ni Nelson. Niko kuvuga ati muhungu wanjye Nelson. Uyu musore niko kuvuga ati nukuri muzehe, birantunguye kandi nanone ndongeye ndishimye kongera kukubona, hashize agahe kanini cyane ataramubona. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo barakwereka uyu musore yayambiriye muzehe. Ubwo uyu musore niko kumubwira ati umva ngiye guhamagara polisi kugira ngo mbashe kuba nabamenyesha ibi bintu. Reka mpamagare polisi kugira ngo baze gufata umuntu wakugiriye nabi cyangwa se umuntu wagushimuse. Musore yarangije agiye guhamagara, muzehe aramubuza aramubwira ati oya, reka kubikora mwana wanjye, sibyo we kubikora. Ahubwo ndagira ngo ngire ikintu nakubwira. Ati kuko guhamagara ntabwo ari byo by'ingenzi. Ese bafunga ndi cyangwa se mu kimwe n'indi bareka? Niko ubundi uramutse uhamagaye byatanga iki? Ndagira ngo ukurikire. Uyu musore niko kuvuga ati no guhamagara ni ngombwa kuko natanze amatangazo mvuga yuko nakubuze, kandi mvuga yuko namaze igihe kirekire narakubuze, kandi nanone abatumye bibaho nabo baba bagomba guhanwa n'amategeko. Ese uramutse usanze umwana wawe ari we muntu wakugambaniye, wabigenza ute? Ese ni ubuhe buryo wabikoramo kugira ngo uze ko wamuhanisha yumve agaciro kawe nk'umubyeyi? Ndagira ngo tubane maze twirebere filime yacu. Ntabwo nshaka kuba nabatera amatsiko. Barakwereka uyu musaza yaravuze ati oya, ahubwo ntabwo ari ngombwa yuko tubikora gutyo bihorere, kuko ndagira ngo ingire akantu nkwereka. Ati bunegereje gato. Muzehe yararangije aragenda mu nzu. Uyu musore nawe asigara ahangaha ategereje umusaza. Reka nkwibutse gukanda subscribe, reka nkwibutse gukora like, ndetse niba wakunze video yacu cyangwa se mu kimwe filime yacu, nuze kugenda utanditse umutima muri comment. Uramutse ukeneye kwamamaza ku nkuru zacu, watwandikira ku nimero ubona imbere kuri screen ya WhatsApp 0798328914. Barakwereka muze yakuyemo ibandari y'amafaranga menshi. Niko kumubwira ati aya mafaranga rero ndashaka kugira ngo uyamuhe. Numara kuyamuha umubwire yuko ugiye kumusinyisha kontra. Ntabwo uramubwira yuko ari ngiye kuko ntabwo yayemera. Gusa nishimwe ry'ibyo yakoze, sibyo? Ntabwo nzi wari kuvuga ngo ninde. Reka twitegereze turebe. Ntabwo nzi ngo ninde uyu musaza ashaka kuba yashimira. Aramubwira ati wowe uragenda, nimuza guhura uraza kumubwira yuko ushaka kumusinyisha kontra, nta n'ikindi kintu ari buze ko yakubaza ngo umubwire. Gusa ntuze kuba wavuga yuko ari njye wabikoze kuko ntabwo yaba akiyemeye. Nabonye ari umwana mwiza, sibyo? Ati rwose ndakwinginze ngaho genda ubikore, naho ibyo byo guhamagara polisi byo uze kuba wabyihorera, sibyo? Ubwo uyu musore niko kuvuga ati ndaza kubikora uko bishaka. Ati ese yakoze iki? Ati yatabaye ubuzima bwanjye, sibyo? Ese wowe ubwo urimo kumva rinde? Ati yatabaye ubuzima bwanjye, nta mahitamo yo kubaho nari mfite, ndetse ukuba ndi guhumeka niwe. Ndagira ngo ukurikire. Buriya ineza aho igihe cyose yaba yarabereye, ndetse naho yaba yarabereye hose, ineza irazirikanwa ntabwo yibagirana. Muzehe yarangije amukubita ikibandari cy'amafaranga. Hano mubwira ati Nelson muhungu wanjye, ndakwizera,
genda ubikore. Urabona ikiza cyo kwizerwa, ukizerwa n'abakire nta n'ikintu mupfana. Ndagira ngo ukurikire. Nelson yaragiye, umuzehe nawe asigara ahangaha. Uru rugo arimo ni kwa Tatiana. Ndagira ngo ukande kuri buto ya subscribe dukomeze. Uzehe yarangije nawe ahita yinjira mu nzu. Reka bakwereke rero ikindi gihe kigeze, umukobwa Tatiana arimo gutamporeza. Ubwo yageze ahangaha, umusore niko kuvuga ati Miss bimeze bite? Uyu mukobwa ati se ubwo wowe bimeze bite, urashaka kumbaza iki? Ko mbona urimo kumpagarika. Wibuke Tatiana ntabwo bibahura ngo amwibagirwe, kuko ntabwo ari ubwa mbere bahuye. Uyu mukobwa niko kuvuga ati kurimo kumpagarika mu nzira kandi ndimo kugenda bimeze bite? Umusore yarangije akora mu koti nkuko urimo kubibona. Ndagira ngo ukurikire. Arangije aza gukora mu koti, akuramo amafaranga menshi cyane. Umukobwa ashobora kuba yayabona agahita arwara igihumure cyangwa se mu kimwe agahita arwara igicuri. Umusore yakuyemo amafaranga, arangije arayamwereka ndetse arayamuhereza. Uyu mukobwa atesa hari aho kari kumpa aya mafaranga byagenze bite? Atakira aya mafaranga n'ayawe. Umukobwa yararangije aza kuyakira. Ndagira ngo urebe icyiza cyo kugira neza. Uyu mukobwa niko kuvuga ati se kuyampaye aya mafaranga ni naye kiko mbizi ko nta kintu nakoze, kaba mbizi ko na hano tuziranye. Ubwo uyu musore niko kuvuga ati oya, aya mafaranga ntabwo ari ay'ubusa. Ati kandi ndakumenyesha yuko ari aya kontra, ugomba kuyasinyira maze ukayakorera. Ariko nyine byari ngombwa ko bibaho. Nta n'amagambo menshi tuvuganye kwanza. Ndagira ngo ukurikire. Ubwo uyu musore gusa yatangiye kumusobanurira avuga ati umva, muri kampani yacu ni rwose ugomba kuba wakorera, ndetse niyo mpamvu tuguhaye amafaranga angana gutya ngo uze ko wasinya kontara. Kandi nyine ntabwo baguha amafaranga angana gutya batakwizeye, nawe urabizi. Barakwereka. Uyu mukobwa niko kumubwira ati se none ko hanze ahangaha hari abantu benshi, ati kuki ari njye mwahisemo ko mwampa aya mafaranga angana gutya? Uyu musore niko kumubwira ati kampani yacu ikeneye abizerwa, kandi muri abo bizerwa ni wowe urimo. Urumva, nta wundi urimo ukwiye kwizerwa. Reka tugaruke ahangaha, hari abarimo gusangira akantu ka manyinya. Ndakeka urimo urabibona, barishimye neza, bameze neza cyane. Ndakeka birimo biragaragara ni Andre ndetse na Lisa nkuko birimo kugaragara. Aha ko ndi kumva nkumbuye icyo kunywa, ntabuze n'umuntu ngurira agafanta. Ese iyo nimero ntabwo muba muri kuyibona? Ubwo uyu mukobwa yararangije niko kumubwira ati rero kubera ko akazi kanjye kose nagakoze neza, reka nizere kugiye kunyishura. Ubwo niko kumubwira ati rero ati wibuke icyumweru kimwe kigiye gushira ngo mbashe kuba naguha amafaranga yawe nkuko urimo kubinsaba. Ati yuko nyine papa wanjye uburwayi bwe bwari bwaranze gukira kandi wabukuye mu nzira. Uyu mukobwa niko kuvuga ati ariko nawe urabizi ni ibintu byari bigoye. Ati yego ndimo kubyumva. Ati ntabwo nareka kukumva mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ese aba bakobwa ni ibihe bintu barimo kuganira? Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Niko kuvuga ati nkimara kwegukana kampani za papa wanjye zose, kandi igihe kigiye kwegereza, ati nzaguha amafaranga atari make, nzaguha amafaranga menshi cyane. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa arimo kuganira na mugenzi we aseka, amubwira ati rwose ibintu byagenze neza, reka nizere yuko atazagaruka. Uyu niko kumubwira ati byose nabikemuye, ibintu byose nabikoze neza, ibintu byose nabikoze sawa, nta na kimwe kitagenze neza. Ati ntabwo uzongera kumubona ukundi. Ati ibintu byose nkuko urimo kubivuga cyangwa se mu kimwe kampani zose zigiye kuba izawe, zigiye kuba zawe rwose. Reka bagusubize inyuma gato ukuntu byose byatangiye. Barakwereka umukobwa yari ahangaha arimo kuvuga ati papa rero ikintu cya mbere nshaka nkuko wabinsezeranyije, ndashaka kugira ngo ubashe kuba rwose wampereza kampani yawe. So ubwo niyanjye kuko wowe urenda gupfa, sibyo? Ati rwose ni njye nyine usigaranye nawe. Ati rero ndashaka kugira ngo ari njyewe nsigaranye iyoboye nkuko uhora ubimbwira, nkuko uhora umbwira yuko unkunda. Uyu musaza
niko kuvuga ati yego mwana wanjye, igihe ntabwo kiragira ngo kampani ize kuba yabi yawe, sibyo? Yego kampani nzayiguha, ariko ntabwo igihe kiragera, ntabwo igihe cyari cyagira kugira ngo uze kuba wansimbura mwana wanjye muri kampani. Ndagira ngo ukurikire, ndagira ngo babana mwese muba mufite ababyeyi, ndetse muteganye yuko bazabahereza iby'iwanyu byose bizaba ibyanyu. Ndagira ngo muze kuba mwareberaho. Uyu mukobwa niko kuvuga ati ariko papa maze kuba mukuru, ni ukubera iki? Uyu musaza niko kumubwira ati mwana wanjye, nzaguha amafaranga yose ashoboka, nzaguha amafaranga menshi, ariko ntabwo nzigera nguhereza kampani yanjye nkiriho, sibyo? Ati nimfa uzayifata, ati kuko urabona igihe nsigaje ku isi ndacyakeneye kuba ndi kuyikoresha, ndacyakeneye kuba ndi kubikontorora, kuko we uracyari muto, ntabwo urashobora kubimanaginga no kubirera no kubicunga, mbese mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Umukobwa wese yikubita arangije aragenda. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Niko kuvuga ati papa, ati iyi mikino ndayirambiwe, urumva neza, iyi mikino ndayirambiwe. Ndagira ngo ukurikire. Umukobwa yarangiye aravuga ati oya, ntabwo nakomeza kubyihanganira. Uyu musaza niko kumubwira ati mwana wanjye ca bugufi wumve ibyo ndimo kukubwira, urabizi ndagukunda. Uyu mukobwa niko kuvuga ati ntabyo urimo kunkundamo, urabizi neza yuko uri kwangiza igihe, ibintu byose niwo urimo kubyangiza. Uyu musaza yabwiye uyu mukobwa ati basi mwana wanjye, kubera ko ndwaye nyitaho. Uyu mukobwa niko kuvuga ati nta gihe mfite cyo kukwitaho, urumva neza. Bakiri aho ngaho barakwereka muzehe yari afite surprise, yarimo kubwira uyu mukobwa ati ngo afite surprise. Yararangije, hari wari waje kumureba ndetse ariwe Nelson. Muzehe aramubwira ati banguka, gusa uze gake nta muntu urimo kukumva, ndakeka urimo urabibona. Umusore yaraje afite briefcase, ndetse ariho hano twabonye uyu musore ari guhereza muzehe briefcase. Uyu mukobwa barakwereka yasohotse ababaye, ndetse asohoka hari arimo kuvugisha kuri phone. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa ni umugome, uyu mukobwa ni umurakari, bamwita Andrea. Ndagira ngo uramuzi muri filime nyinshi twagiye tureba. Uyu mukobwa rero yaje ahamagara avuga ati umva, ndagira ngo ubikore, iki nicyo gihe ngo bijye mu murongo, ndetse nicyo gihe ngo tubitunganye. Ese ahubwo uriteguye? Ati kuri iyi nshuro ntabwo mfite kuba nategereza, ndagira ngo uri hafi maze uze kuba wacungira hafi, kuko papa wanjye ndabizi arimo gutegura urugendo, kandi nta mbaraga afite, ntabwo ari buze kuba yakugora. Ati yego ndaza kubikurikirana, ntugire ikibazo Andrea. Ati ariko nanjye amafaranga yanjye nzayabone mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Barakwereka uyu mukobwa akimara kugambana yararangije ahita agenda. Biragaragara nkaho uyu mukobwa ibintu byose byabaye, cyangwa se kimwe ibintu byose byabaye kuri uyu musaza yari abizi neza kandi yari abifitemo uruhare. Barakwereka yaje gucungira ahangaha sasa, yaje gucungira ahangaha hejuru ku nyubako y'iwabo kuri etaje. Ndagira ngo urebe uburyo utazize narabyaye inarashatse aziri narabyaye nkuko uri kubibona. Andre yaje gucungira kuri etaje sasa. Ibintu byose byabaye bisa nkaho ari akagambani, kandi byose birasa nkaho byaturutse ku biganza by'uyu mukobwa. Ahubwo wakibaza ngo biraza kugenda bite? Gusa nawe ikintu cyabiteye, arababaye cyane, afite agahinda gakomeye, ndetse reka twikomereze filime yacu. Barakwereka muzehe kwanza sasa yarasohotse afite ya briefcase. Wibuke uwo bari kumwe we yasohotse mbere, icyo yari ashinzwe kwari kumuzanira amafaranga, yarangiza akagenda. Muzehe rero yarasohotse, akimara gusohoka Andre yararangije akora kuri phone arahamagara. Ndagira ngo urabibona, ndakeka urimo kubyitegereza neza cyane. Aramubwira ati rero iki nicyo gihe ngo maze uze kuba wabikora, dore nguwo arasohotse ndamuguhaye. Kumbe uyu mukobwa niwe watanze papa we ngo baze kuba bamugirira nabi asigarana imitungo. Muzehe arimo kugenda, barakwereka hari uwamuturutse inyuma yambaye maske, ndetse hari umuturutse inyuma yambaye neza gutyo. Arangije aramufata, aramubwira ati uraramuka uvuze ijwi ryawe rikumvikana ndahita nkwica. Urasabwa guceceka ntugire n'ikintu na kimwe wavuga. Umukobwa yari yambaye maske. Kumbe uyu ni umukobwa ndetse ni Lisa.
niyo mpamvu twatangiye arimo kuvuga ngo we yabonye akazi kandi yakoreye amafaranga menshi cyane, ngo ese ubundi Tatiana we ni gute atamuha amafaranga? Ibyo ngibyo byarabaye. Reka twigarukire aha mu ishamba ndetse ahantu ku mugezi. Barakwereka muzehe bamwicaje, ijoro ryaguye. Wibuke muzehe yaramaze igihe kirekire atagaragara, arimo guhendeza avuga ati wambabariye koko wa mukobwa we, cyangwa se mu kimwe wa muntu we, uranshakaho iki? Ati ntabwo buri kimwe cyose wifuza, ariko ukandeka njyenyine. Umukobwa yahise arakara, arangije akuramo masike. Sasa nk'uko urimo urabibona, niko kuvuga ati nta n'ikintu na kimwe nifuza giturutse kuri wowe, ati kuko birampagije. Nta mafaranga yawe aturutse kuri wowe nkeneye, ndetse nta na buri kimwe cyawe nkeneye kuri wowe. Ati urabona wampangahe muri aka kanya kugira ngo mbashe kuba nahemukira inshuti yanjye? Namaze kwizeza yuko byose biraza kuba byagenda neza, ndagira ngo ukurikire. Ati nta mafaranga yawe nkeneye, ndetse nta nubwo nshaka kugira ngo umpe kuri ayo mafaranga yawe. N'umusaza arimo guhendeza, niko kuvuga ati ariko ndacyakeneye kubaho, nawe ndakeka urimo kubibona, ntabwo nshashe wo gupfa. Ati se wa mukobwa we kuri mwiza, ati nukubera iki waba urimo gukora ibyo ngibyo? Ati reka ngoye ku mafaranga rwose. Ati mfite briefcase irimo amafaranga. Gusa umukobwa ntabwo yabyumvishe neza, yararangije atora ikibuye agikubita umusaza mu mutwe. Umusaza nuko nguko yabunaze. Yo mbega umukobwa arangije asigara arimo kureba atyo. Kumbe uyu mukobwa arisa ni igisambo. Uyu mukobwa ni umugizi wa nabi. Uyu mukobwa ibintu byose akora ntabwo biciye mu muco. Ndagira ngo ukurikire filime. Yabonye abikoze, arangije areba hirya no hino ngo nta muntu wamubonye, ahita yicira agashena ariyirukira. Ahangaha ni ku mazi. Muzehe rero yarayaho ngaho ijoro ryose, ndakeka urimo kubibona. Aharara afite na ya briefcase kandi irimo amafaranga menshi cyane. Ahubwo twakibaza ngo hariya twabonye twatangire filime yacu ari yaba yahageze gute? Ndagusabye kugira ngo ukomeze wihangane urebe. Muzehe urabona yuko uko twasize aryamye ntabwo ariko twagarutse ameze. Muzehe yarakangutse sasa, aho bamukubise ikibuye ndakeka urimo kuhabona yaviriranye, ariko birarangira. Ese abantu kuki bahindutse koko? Nta muntu ukeneye gukora icyiza kugira ngo abone amafaranga biciye muri ubwo buryo. Ukeneye amafaranga wese arimo kwihutira gukora inzira mbi, guca mu nzira mbi kuruta uko yatekereza gukora ibyiza. Muzehe yararangije arakanguka aho ngaho. Yakangutse busa nkaho burimo guca ariko butaraca neza, ariko ijoro ryose nawe ndakeka urimo kubibona ahantu yaraye. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Reka mwibutse gukanda subscribe, reka mwibutse gukora like, reka mwibutse gukora share, ndetse niba iyi video wayikunze ntuze kugenda utanditse agatima muri comment. Niyo kabari kamwe gusa birahagije. Ubwo barakwereka muzehe akira ahangaha yarangije akuramo ikoti ryiwe arinaga ku ruhande. Nibyo bisaza biba byarisaziye ndetse byarakoze kera bifite amafaranga. Yararangije afata n'agakaruvati akanaga ku ruhande nkuko urimo urabibona. Gusa uyu musaza akanya kariko kose yapfa, akanya kariko kose yakikubita hasi agapfa kuko bamukubise ibuye ahantu habi nkuko urimo urabibona. Ikintu cyo nyine yari afite nagashwara, yararangije aragafata ndetse afatana ya briefcase atangira kugenda gake gake. Ni igisaza gifite imbaraga nke, kirabyibushe cyane ndetse ariko ntabwo cyapfa kwiburira nkuko urimo kubibona. Ngo bamwita Victoria. Yararangije atangira gutera intambwe, atangira kugenda yegera imbere gake gake nkuko urimo kubibona. Sasa uko uyu musaza yagiye bwamukereyeho, ndetse nibwo twamusanze hahandi yari ari kuri ya shansiyo, ndetse bari barimo gutwara amatafari. Ubwo muzehe yaje gutyo aza arimo kugenda akambakamba, kuko uburyo arimo kugendamo ntabwo ari ingendo y'abantu bazima. Ubwo yageze ahangaha umunaniro wari mwinshi, ndetse arimo arazungerera, atangira gucika intege gake gake, ndetse briefcase yarimo gufunguka. Muzehe yararangije arayifata ayinaga ku ruhande. Ni inkuru bari barimo kuganira, ndetse uyu mukobwa niko kuvuga ati umva, ndakeka nabikoze neza, ntabwo rwose azigera agaruka.
kumbi uko barimo kuvuga gutyo, njye hari umuntu ndi kubona, hari umuntu urimo kuba kamera. Uyu musore ntabwo yatuje, yagumye gushakisha ibimenyetso. Ese bizagenda bite? Reka tuzahurire mu gice gikurikiyeho, naho ubutaha. Yari Fabrice nk'ibisanzwe ubakunda cyane, nshimira buri muntu wese twabanye, by'umwihariko uwakanze subscribe, n'uwakoze like, uwakoze share, n'uwasize agatima muri comment, kandi nawe utarabikora wabikora, tukazagaruka ari we turimo gushimira. Rero reka tuzongere duhure nta gutinda. Ciao ciao.